kwibuka abantu bose barakwibagiwe urayemera? Haleluya, haleluya. Urumva atari ijambo ry'ubuhanuzi kandi rikomeye? Imana ikwibuka abantu bose bagutaye. Haleluya. Umfashe kizabura icyubahiro. Amen, amen. Nizakwibuka. Iyo ni itabesharire kandi n'Imana izatugirira neza. Haleluya.
n'urukundo rw'Imana icyadutandukanya n'imbabazi z'Imana icyadutandukanya n'urukundo rw'Imana icyadutandukanya n'imbabazi z'Imana ibyago n'amakubaro bakaruta gusoza Imana ibyago n'amakubaro bakaruta gusoza oya kube muretse gatoya ndumva mutari kubyumva neza. Haleluya! Abantu bari kubyumva kimwe nawe mugirire gutya muhaguruke gatoya. Haleluya, haleluya! Oya, ni iki cyadutandukanya n'Imana? Ni ibyago, nta kintu na kimwe. Dufatanye kuririmba. Icyadutandukanya n'urukundo rw'Imana icyadutandukanya n'imbabazi z'Imana icyadutandukanya n'urukundo rw'Imana icyadutandukanya n'imbabazi z'Imana ibyago n'amakubaro bambara ubusa gusoza Imana yaho umugisha bihuza umutima. Iminota nabihaye muyikoresheje neza cyane. Murengejeho iminota 2 ndaza kubahize indirimbo muri abasirimu cyane. Iminota nabahaye baririmbye indirimbo enye nziza n'ikorasi kandi mu gihe cyiza. Imana ibakunze. Ntabwo mwakambara igenda ngo muhure kuririmba neza. Tubishoboye. Haleluya! Turacyari muri mbitsi nyandiko. Abantu bagiye bazanyuma turabakire mu izina rya Yesu. Uyu munsi nanjye mpawe ububasha bwo kwakira umushumba mubyeyi wacu. Ndagira duhe Imana amashyi twakira umushumba aze hano hafi y'abasuhuze dukeneye kumva ijambo ry'umushumba tugira ngo tumwakire. Ntabwo nishe protokole mwarimu nari nabimusabye nanjye unyemerere nakire umushumba kandi yarabiyemereye. Yesu nashimwe. Hano hari igiterane cyiza kandi kiryoshye
umuntu atakibonetsemo yaba afite ibibazo byinshi. Nubwo twagerageje gushaka kuzinduka ariko byatunaniye kubera inama twari turimo n'izindi gahunda, ariko munyemerere mbasuhuze mu izina rya Yesu. Muranyemerere mbasuhuze, reka dutere haleluya rero tubakire. Haleluya. Reka twongere haleluya. Turabishimiye kandi igiterane cyiza, Imana ikomeze kubana nawe. Arakoze cyane mushumba, turamwakire mu izina. Amen. Imana ibahe umugisha. Twababwiye ko turi live kuri Umwuka TV. Abantu murimo murabona turigiye kugenda twakira rero abandi bagiye baza nyuma, arabari kuri YouTube channel ni ya Aloys Habi, kuri YouTube channel yiwe niho tubanye. Abagiye baza nyuma bari kugenda baza, turabakiriye bari online mu bihugu bitandukanye. Mwese Imana ibahe umugisha. Twagize umugisha udasanzwe wo kwakira indirimbo yitwa Mbitse Inyandiko. Ese ubundi murayizi? Mbitse inyandiko nyinshi. Murayizi. Yakozwe n'umuproducer bita Martin Mugisha, akaba n'umuhanzi, ari hano ari kumwe na madamu we. Nibahaguruke badusuhuze mu izina rya Yesu, dukomere Imana amashyi. Umuproducer mwiza cyane kandi akora akazi keza, ni n'umuhanzi. Muzi indirimbo aririmba, njye baririmbire ihangane n'iririmba nawe. Ikora ishakiye mu buhanga bwayo, iyo ntivuguruza iracyari kumwe natwe. Ikora uko ishakiye mu bumana bwayo, iyo ntivuguruza byose izabisohoza. Producer niba ndirimbo ntarihangane. Iyo ni indirimbo aririmba Martin, izindi nyinshi cyane. Imana mu mugisha, twagize umugisha wo kuba turi kumwe nawe. Twakiriye umuhanzi wacu Mami SP, haguruka dusuhuze mu izina rya Yesu. Arabizi ibyo uhura nabyo byose, nubwo bikuremerera isi, nanjye yarandengeye. Ndi umugabo wo kubihamya, ibyo ubona byose ibirusha amaboko. Muramuzi cyane mumuzi no muri Holy Nation. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisiga, n'ibindi byinshi. Dusuhuze mu izina rya Yesu. Noneho namenye neza ko Umwami wacu agira neza, sinzongera kwiganira ntibaze iby'ejo hanjye. Ayo masinima y'Imana muyakomeze cyane. Haleluya. Abakunda Imana, haleluya. Amazina nitwa Mami SP, ndi umubyeyi w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa n'umutware umwe. Nsengera mu Gatenga, ndirimba muri kwa Holy Nation, ndi n'umuramyi. Imana iduha n'umugisha. Turamwakiriye mu izina. Guhaye promotion ujya kwicara hari inyuma y'abashumba, nawe ukuntu bibera. Nabyo gusa kuririmba bigira ba nyirabyo mw'abantu. Hari igihe niba tuba turaho dupiga ari ukumva hari n'abandi baririmba rwose babiteguriwe. Haleluya. Imana imuhe umugisha Mami SP kandi turamwishimiye cyane. Hari umugabo wa hano witwa Pole. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Ni minisitiri ayobora abagabo. Nanjye iwacu ndi minisitiri nyobora amakorali. Uzaba minisitiri ntibahuye. Amen. Niyamamare. Imana ishimwe. Haguruka dusuhuze nawe papa, wambaye neza. Haleluya. Minisitiri bari hano. Abageni uri kumva ukuntu dusigaye twarazamuye mu ntera. Iwacu ni mu Bushenge, none ni minisitiri Kigali.
abantu baturutse cyangwa ngo bagere gutya muhumure tujye kubasubizayo wikihisha nawe ni uko abantu bari kubihisha muzamure ibiganza muri benshi muri uyu mujyi haraba byacanze hari n'abo byemeye haleluya muri benshi koko tugiye kwakira mami SP aririmbe tugiye kumuha iminota 20 mbere yuko twakira Aloys Habi kugira ngo aturirimbire tugiye kwakira mami SP tuguhaye iminota 20 uri umusirimu ndabizi uza kuyikoresha neza ngaho mbi twongere dukomere Imana amashyi tumwakira uyu mubyeyi mami SP Izina ngene kwibagirwa